Mwiriwe muraho neza abakunzi ba radiyo, muraho bakunzi ba televiziyo, Saido TV mu karere ka Nyabugogo, mu karere ka Nyarugenge. Ndakwerekana nta kibazo, nta soni bintera. Indwara umuntu yayifite aranayirata, burya ntawe ujya kwa muganga atababaye. Mbese bakunzi ba Saido TV show, mbanze kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Namwe mwagize ibyago mwese mbihanganisha, niko ubuzima bumera. Uyu munsi twatembereye mu karere ka Nyarugenge, mu murenge we mama, umurenge wa Nyabugogo. Umurenge wa Nyabugogo. Mu Nyabugogo wa mama, imirenge sinyizi. karere ka Nyarugenge. Dusura umubyeyi w'umumama, yaraduhamagaye tubwira ko twazamugeraho akatwereka uburwayi amaranye igihe, akaba yabubereka, hanyuma tukamenya ngo ese niki gisabwa, ese byagenze bite. Namuha umwanya akadusobanurira. Mwiriwe kunzi ba televiziyo, Saido TV muraho neza. Ndabifuriza amahoro meza n'umugisha. None watangira ubwira ukurikiye ukabwira amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Nyanzira Alegisiya, nkaba ntuye mu karere ka Nyabugogo, mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Nyabugogo, akarere akarere nta kibazo, mu mudugudu wa Gatare. None waraduhamagaye ngo tugusure kubw'uburwayi. Kubw'uburwayi bwanjye mbese narabahamagaye bafasha kugira ngo mbese murebe uburwayi bwanjye nanjye munkorere ubuvugizi. Mbese nk'ubutabazi ni ukubatabaza kugira ngo mbese munkorere nanjye ubuvugizi mbese. None dore twageze hano. Yego. Iyo uvuze uburwayi abantu bumva uburwayi butandukanye. Ese uburwayi ufite n'ubuhe? Uburwayi mfite n'uburwayi bw'akaguru mbese n'ibintu biri mbese mu bitugu no mu mugongo hose, ubundi birahari, naho no mu maso mbese murahareba ukuntu meze. Mbese uburwayi n'uburwayi mfite imyaka 12, unujije imyaka 45. Naguciye mu ijambo, uko kuguru wakwerekana ukakubona. Nguko rwose ndakwerekana nta kibazo, nta soni bintera. Indwara umuntu yayifite aranayirata, burya ntawe ujya kwa muganga atababaye. Mbese mwiriwe nta kundi byagenda. Uko kuguru kwaje ryari? Kwaje mbese mfite imyaka 12, unuje imyaka 45. Yego. None se kuno kuguru kujya kuza cyatangira uburwayi umeze bute? Kwaje ari akantu k'agaheri mbese gatoya, uko nkuna ariko gakura, uko nkuna ariko gakura. Mbese bakabaga kakongera kakagaruka, babaga kakongera kakagaruka. Mbese ubwo baravuza no mu Banyarwanda biranga. Mbese ahantu hose mbese barakoresha ubushoboka bwose, baravuza mbese biranga. Mbese ubwo ngubwo ndavuga nti noneho rero yahasigaye ntiranakwica na bene mama bakicwa n'inzara kubera kunyirukankana bagurisha amasambu, bagurisha imirima, mbese ibintu byose bimaze kudushiraho. Mbese ubwo ndaparika, mbese mbura ubutabazi bwo kuba najya hanze cyangwa najya no mu yandi mavuriro. Ariko rero mbese bigenda gutyo. Bivuze ngo kuno kuguru nubwo kubyimbye gutya biri umubiri wose. No mu mugongo hari utuntu tudusununu. Ndaza gusaba kuri kamera baze kubibereka, bari uko bimeze, bari ubwo burwayi. Ese kwa muganga bababwiraga yuko ubwo burwayi bwaba ari ubuhe? Waye nta kintu babuvuzeho.
nta kintu babuvuze nabo mbese ubwo bwarabayobewe kuko iyo baza kubumenya yenda baba baranyohereje hanze cyangwa bakanamvuza. ese kurakurya bumva bimeze mwiriwe karandemereye mu mutwaro munini ubona ko kandemereye kandi ugasigaye kanandya karakurya cyane. hari igihe kandi mbese nkaba nahama mu nzu. none se mama nta bufasha wenda wagiye uhura n'abandi bantu wenda uretse ubw'iwanyu mu rugo cyangwa ubwawe abandi baterankunga wenda bagufashije wenda birabyo bikanga? ntabwo nigeze mbona nta bandi baterankunga baba barampaye ubufasha. ese ugira mituweli? Mituweli ndayifite, ntabwo nshobora kuba kuraranya mituweli kubera ko mituweli buriya hari henshi ijya idufasha mbese mu mpanuka nk'uko nguko nshobora no gura n'imodoka ikaba yangunga nkajya kwa muganga cyangwa nagura n'ubundi burwayi nkajya kwa muganga. niwe wishyura mituweli se? Mituweli ni njye uyishyurira. mu cyiciro cya kangahe? Mu cyiciro cya gatatu niho banshyize. mu cyiciro cya gatatu? ese bajya kugushyira mu cyiciro cya gatatu ko twagusuye tubona ntabwo uko nkubona n'imibereho nabonye hari icyiciro cya gatatu baba barakurikije icyo uramutse ubitekereza neza. nonese ko nababwiye ntimunshyire mu cyiciro cya mbere bakanga kubera kuko nkiri kuri mama mbese ubwo ni ukuvuga ngo ni mama uyatanga urebye. harya ugira abana n'umugabo? nta mugabo mfite, nta n'abana mfite. nta bana nta n'umugabo? nta n'uwaba warigeze? nta mugabo nigeze. ninde wari kunyemera se? umukecuru umuntu umeze gutya bamwima ninde wamwiteza? ntabwo atazangwa. ariko mbere y'uko wenda uba umukecuru ugeze kubaho inkumi ariko wenda kuba waraguterese mukagana ntawe nabonye. wenda naganiriza mwe muri kutureba ni ukuri birababaje sinzi kano karuguru urimo murakabona ukuntu kameze. wenda kameramani araza kumfasha arebe umubiri we wose muri bubone kuri video no mu maso ibi bintu birimo. ese mama ibi ngibyo mu maso bigenda mwiriwe birimo kujya bigira ahubwo njye mbona bigenda bigabanuka ntabwo no kumbere na nimbese mbere byari byinshi mu maso ako bigenda bimanuka mbese bigabanuka. nta wundi muti nashyize uretse gusenga Imana yonyine gusa ngo Imana niba ibintu ureba nawe ubikize. okay wenda nyuma y'uburwayi twajya mu buzima busanzwe. ese uba ute mubyeyi? mu buzima busanzwe dore mbese nuko mbaho nukuvuga ngo ntunzwe no kujya gusaba mwese nta n'ikindi kinantunze mbese no kujya gusaba nagira amahirwe hakaba nk'umpaye 100 umpaye 200 umpaye 300 ubwo nibyo bintunze. ahantu base uratuye urakodesha? Ndakodesha. ubufasha ubukurahe bwo gukodesha? ngo nukuvuga ngo nyine nukugenda nyine nkajya mu muhanda nk'uko nguko yenda bakampa ntayabona nkayatanga nawe ntayabonye nyirayo akihangana kuko nawe nta kundi yaba yabigenza aho ntazayabonera nkazayamuha amafaranga ye. iyi nzu yawe utuyemo ukodesha uyikodesha amafaranga angahe? 20,000. 20 ko numva na menshi ku muntu akora. ese iyo ugiye wenda gusaba abo bagira neza mu by'ukuri amafaranga ukwezi urayabona? mu kwezi ni mu kwezi ubwo ngubwo nyine nta kundi nabigenza. none se nabigenza gute ko amazu aba yarahenze kandi abangeze? hari ukuntu usanga nk'ahantu umuntu atuye mu mudugudu ugasanga hari ubufasha bakunda gukora bagafasha abatishoboye. mwiriwe cyangwa bakodeshereza. ese wowe iyo wenda habaye nk'inama y'ubuyobozi runaka ntawe ujya kuvuganira kugira ngo nawe bakwiteho bari ubwo bushobozi? nawe nta bantu bajya batwitaho rwose mbese ni ukwiranja buri wese bavuga ati nkeneye amafaranga yanjye rwose nta kuvuga ngo baraduha ubufasha ntabwo nabonye. hari ikintu misengera cy'ikibazo kindi nashaka kubaza. hari ukuntu usanga mu buzima busanzwe wenda nk'ukaguru gashobora gufata hano. ese hari umuntu wariya uba wenyine? mba njyenyine mu nzu. yego niyo nshaka kubaza. ugasanga wenda ugize nk'ikibazo cy'ukaguru uri mu nzu wenyine. ese nk'iyo bikubayeho utabaza abaturanyi? ese bigenda bite? bwira abaturanyi nkavuga nti ndagwaye narorera se kuvuga yuko ngwaye ntabwo umuntu nanjye ntariko ndumva ngwaye imeneye gutya na gutya. byari byakuba byo ngibyo se? kandi rimwe na rimwe mbese mu mwaka ariko
ubugwayi busanzwe ndabwira abaturanyi nti ndagwaye mbese ko ntabwo nakwihera ntigiye no kwa muganga yenda nk'uko. Yego. Hano hantu twazamutse tubona harimo ahantu hari imisozi, tubona ahantu hari imihanda itari myiza, hasa nk'aho ari nk'icyaro. Ese imbaraga zo kuvuga ati mvuye ahangaha ndi bujye pfira ndi bujye kuzamuka uzikura hehe? Cyane ko mbona akaguru katoroshye, natwe turi abasore twazamutse kumva gatuza kagiye kumeneka. Icyizere ufite ugataha ndi wazamuke ni iki? Nyine ubwo narahamenyereye kuko nta kundi nabigenza, ntavuga ngo najya ku muhanda ntaha mbona, ariko ubwo ni ukumanuka gahoro gahoro nkagenda gahoro gahoro paka kugeza igihe ngereye hasi cyangwa natahiye. Mubyeyi no kwihangana kuko kano kaguru biragaragara ko ari kanini cyane. Ikindi kintu nshaka kwibaza, ese nk'iyo abantu bakubona ubona bagufata gute muri sosiyete y'abantu? Y'abantu se? Yego. Kuko burya ngo y'urugamba rukomeye ngo ruba rugiye kurangira, kandi ntabwo narurira kuvugwa ndi kuri iyi si. Nyine ubwo banjyanira inzara, abamfashe nabi, abantera amabuye, bagira gute, ariko noneho byo Imana buriya byose mbese igikubira hamwe kuko ntabwo ijya yanga ntabwo igigira. Muri make ibyo bintu bikunda kubaho. Harimo abandi bakumva barafite agahinda, bafite n'akababaro. Harimo n'abandi bameze bakafite ese kiriya ni ikimbese bakanyishisha. Yego. Mwe muri dukurikiye nimba hari ujya bikora n'ukuri ntabwo ari byiza kuko siko yiremye, ni uburwayi. Ntukabona umuntu ubabaje umubwira amagambo atamukomeretsa, ni ukuri ntabwo ari byiza. None se mubyeyi ihangana. Yego. Sibyihangana. Nibyo kwihangana nibyo bya mbere kuko kwihangana burya bitera no kunesha. Kare ndibuka tuvugana bambwiye yuko ugiye gusenga ujye mu materaniro. Ugira icyizere cyane? Ngira icyizere, ntabwo narura kujya mu materaniro kuko nta handi nabona, nta n'ubundi buhungiro bwanjye uretse gusenga n'amasengesho niyo akora burya. Yego. Ubwo bivuze ngo ese iyo wagiye gusenga wenda aho ngaho usengera usanga wenda hari ubundi bufasha baguha wenda nk'itorero usengeramo? Nta bufasha bampa rwose, ndetse kudusengera nk'uko nguko bakanadukomeza wa mugani. Namwe aho asengera aho ariho hose ni ukuri mujye mugerageza muri ko kintu mwamufasha kuko murabona ko ababaje umubyeyi. Agitanye kugera mu zabukuru, nta rubyaro, nta mufasha. Mugerageze mumufashe mu buryo ubwo aribwo bwose mushoboye. Njye ndisabira abantu badukurikiye, umuntu wese ubasha kubona kino kiganiro, ndagusaba yuko wafashe umubyeyi mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Harimo kwivuza, harimo kuba mwamubonera ibimutunga by'imibereho n'ibindi, kuko ndahamya ko ubufasha bwose bugira akamaro, kandi wowe ubitanze Imana igukubira inshuro zitabarika. Mureke dufashe umubyeyi. Mubyeyi njye nageze aha ngaha mbona ni mu gice gisa nk'aho ari iki cyaro nubwo ari i Kigali. Ni icyaro, iki ngiyi ni nko mu cyaro nubwo duhita i Kigali ariko ni mu cyaro. Yego. Rwose nahise nk'aho ari mu cyaro. Mu cyaro rwose. Nta karima ugira uhinga, nta kintu na kimwe? Nahinga ko ntatuye ko nkodesha. Guhinga wabishobora na kano kagura mubyeyi? Nahinga uretse kuvuga ngo yese ntareba nk'umpingira nabonye nk'utwo dufaranga, ariko ntaho mpinga inaha ngaho, ntaho ngira mpinga. Uheruka gusura umubyeyi wawe ryari? Wambwiye ko ufite mama wawe akiri mu cyaro, uheruka yo ryari? Narindi yo mu kwa 12. Uko bimeze kose mama wageze mu zabukuru? Mama ninjye mukecuru kuri bafite imyaka 65. Wagiye wumva ufite 40 ingahe? 45. Yego, urakurusha imyaka 20. Ariko urumva ko ari mu zabukuru. Arashaje ageze mu buzukuru, ari hafi kugira mu buzukuruza. Ufite abandi bavandimwe se? Ndabafite barumuna banjye n'abasaza banjye. Ese wenda bo nta wundi bufasha wenda bagufasha mu bushobozi wenda bafite bukeya? Bose Mana ntabwo nabarenganya, icyo bafite bampaho nk'uko nguko, kuko umuntu ujyayo yubatse amenya ibye, nta kuntu sinanabarenganya. Ukuri
mukomeje kudukurikira urabona ko uyu mubyeyi ababaje ati abo tuvindimwe nabo sinabarenganya ati no gushaka kandi koko nibyo kandi murabona umugize muri myaka ntabwo kujya kugora umubyeyi ko umubyeyi nageze mu zabukuru rege tugira icyo dukora mu bushobozi ubwo ari bwo bwose buryo utanze icumi tukayitanga turi abantu 10 bibijana ijana kugera ku gihumbi ni ukuri ndabasabye tugira icyo dukora kandi ndabizi ko muzabishobora nubwo wenda twese tutagiye tubona ariko ndabizi ko abantu bafite umutima w'urukundo mugereze tubugaragaze dutange umubyeyi tumufashe sibyo umubyeyi nibyo ariko kuko ndakeka wenda nyuma yo byo kwivuza ukeneye no kurya n'utuvuta umwenda no kurya no n'amavuta mbese nk'uko nguko no gukenera kwishyura inzu ahantu nkwiriye kuba ibyo ngibyo biba bikeneye cyane rwose ngira ngo muri kumva ibyo akeneye byose wowe ufite ubwo bufasha ni ukuri ndaza kugerageza gushyiraho nimero ze mumuvugishe afite icyo mwamwohereza mumwohereze abamuganiriza mukamuhumuriza ni ukuri nabyo biba bikenewe ndizera ko ariko muzabikora mubyeyi karame ku muntu utishimye bimeze bite ndishimye ko iteka ngiye mpora ntuje gutya nta kundi rero ikinyamakuru cyacu uko byenda kose hari abantu benshi baba badukurikirana hari n'abandi bari budukurikirane wenda aribwo bwa mbere bakakubona kandi ikintu wabisabira ikintu nabisabira ubona uko basaba inkunga mbese nabo bakareba rwose uko bampa inkunga nkabona ahantu naba nk'ubu igihe cy'inzu cyarageze kwishyura inzu kubera kuko nari maze iminsi nararwaye n'indwara y'umubiri wose mbese nkabura ikintu nishyura uwo muntu baramubwira ubundi ukundi kwezi ubwo nabwo kuzaba guteyemwo mbese ubwo nyine bikaza gutyo nguko ntibaza ahantu nzayakora mbese nkareba nkahabura kandi nkareba kujya mu cyaro iwacu noneho ngiye mu cyaro iwacu ubwo ni ukuvuga ngo byawe rudubi mbese ntari bubone ngo mama ndamwaka amavuta yo kwisiga ndamwaka isabune ndamwaka iki ubwo mbese ni ukugira ngo nabo mbese barebe umuvugizi bw'aka kaguru bakora ubuvugizi ikibajemo mbese muri bo ni makeya bivuze ngo n'inzu ubu tuvugana ntabwo urayishyura ntabwo nari nayishyura kubera kuko nari maze iminsi nararwaye najya gukora niwe nayashaka ngo mwishyure uvuze ati kujya gukora ntabwo nabyita gukora kuko uriya murimo uko twaganiriye umbwira ko atari umurimo wo gusabira utawishimiye ntabwo njya mwishimira rwose nihindura amateka kuri njyewe ntabwo iba mwishimiye bigenda bimbabaje n'uwo bwiba mukora ni ukubura ukuntu ngira ariko mbonye ikindi kintu nakora nanjye nk'abandi mbese nkabona icyambeshaho urimo uravuga ngo wakora ese undi mama ni nk'ikihe kintu wumva washobora gukora nakora mbonye nk'akantu nshinga niyo nashinga ikarito hariya ku muhanda nizeye yuko yagira ikintu mbese yanyunguramo nanjye mbese mbifitemo ububasha mfite nk'igishoro kigaragara yenda nkagenda nkavuga ndanguye izo nyanya ndebye umuntu ngenda akanzanira izo nyanya akanzanira mbese utuntu nakora mbese twampeshaho kugira ngo mbese nanjye mbone ikintu nagira nishyura inzu kandi mbone n'icyambeshaho wa muco gusabiriza nawe uvuga ati ndabamaganye nanjye umuco wo gusabiriza rwose ntabwo nejeje ni ukuri ukuntu ngiye kuko hari igihe nk'uko tugenda ugasanga bakoze umukwabo baraducakiye baradufasha hari nk'abagenzi banjye baba bari mu muhanda nk'uko harimo n'abo bafunze mbese ariko noneho ngiye ubwo ngubwo mujya n'Imana hari bayanandinze ariko noneho nanjye uwo muco rwose wo gusabiriza mbonye inkunga nanjye nacuruza nashinga iduka nyine inzu nanamubwira ariko se wahanga wahacuruza ntiwakwemera kuko nifite icyanyi gishoro nkacururiza mwahangayira nkateka n'ibyo bishyimbo aba bose bakaza bakagura nabyo byashoboka yego abantu mudukurikiye hari ikintu uyu mubyeyi yavuze ati gusabiriza ni umuco mubi ariko burya urabona arababaje kuba yakora se akora ikintu yicaye ahantu hamwe mu by'ukuri umuco wo gusabiriza ntabwo ari mwiza pe ariko nawe aravuga ati njye ntabwo nsabiriza ko mbyishimiye mbonye icyo nkora nabikora kugeza n'aba ati niyo nabona n'ikarito nshinga
ntacuruza, ati nateka ibishyimbo aba bose dutuye hano bakaza bakagura. Ni ukuri dufashe uyu mubyeyi, mureke twikusanye uko bishoboka, dukore mu mifuka make make tuyateranye. Uyu mubyeyi hari icyo bizamara, icyo bizamumarira, kandi nawe uzatanga nzi ko icyo bizakumarira, kuko imbere y'Imana hari ibyo uzaba wandikiwe kandi byiza. Tuza tugera ahangaha igihe wanyoboraga nasanze uri kumwe n'abana. Ese bariya abana bose ndi kubona hano muri abana na baba mu gipangu, turi mu gipangu kimwe, ni abaturanyi. Abana mwaje mukansuhuza muze bose muzisha musuhuza umusuhuza ngwino ngwino nawe ngwino ni muto. Mwana bite? Byiza. Ungerijwe bite? Byiza. Amakuru Meza. witwa nde? Bosiko. Uyu se ninde? Ndabwire. Ni iki cyane tate wawe? Ni tate wawe. Murabana? Ubaje kumusura. Utuye Kariya. hano hirya. Ni umubyeyi mwiza, ni umukecuru mwiza, muramukunda. Abaha iki? Ibiryo. Abaha ibiryo? Uwo yabibahaye? Mujye mumusura. Sibyo? Akana we witwa nde? Ngwino nkubwire. Ngwino hano. Witwa nde? Witwa Mutoni? Ufite imyaka ingahe muto? Ntabwo uyizi? Uriga? Nuriya Bosco wiga? Uyu se ninde? Inde? Begire. Iyo uza kumusura akaguha iki? Ibiryo? Komera urakoze. Mubyeyi, urabona ko n'abana barakwishimira. Abana baranyishima, burya nta n'umwana unyanga rwose muri karitsiye, nta mwana wanyanga, singiye kubeshya. Abana ngewe mbona mbese nge naburabuze nti mubayenda mubakunda mugisha nzabona, ariko mu bana yenda nzagiremwo 1/2 cy'umugisha w'abana. Muri make uri kumwe n'abantu bumva wishimye? Manishimye rwose, bibaho nge ntago iyo ndi kumwe n'abana banumva nishimye nanezerewe, kuko burya umuntu uzi umuntu umwana agusanga kuvugisha ati waramutse umeze gute, burya bari byiza cyane. Ukuri. Abantu mudukurikiye muri kubona n'abana babaje kumusura, baragira ati baduhaye ibiryo, no kwimurika dufasha n'umubyeyi. Nge nawe icyo twatanga nzi ko cyo cyamara. Ni ukuri ndabinginze, kandi nzi ko kubera Imana bizashoboka. Ndabizeye cyane. Wowe uri kundeba, wakozwe ku mutima n'iyi nkuru, gerageza wishyire mu cyimbo cyiwe, kuko urumva ni uburwayi yagize ari umwana w'imyaka 12, aho yagize ati ninde wari kuntereta ameze gutya, ninde wari kunyemera. Ibaze we mukobwa, ibaze we musore ari wo umeze gutya. Ni ukuri uyu mubyeyi tugiye icyo tumukorera, kandi bizagira akamaro. Mubyeyi, ndabumva kuri murakoze. yego, kandi mukomeze kwihangana cyane. Kwihangana nibyo bya mbere, ariko Imana irabikora. Imana iranabizi. hariyo kandi ngo urasenga. Okay, ngasengera bari abantu badukurikiye. Witeka mwa Imana yacu, turi imbere yawe data mwiza, turi imbere yawe, turi imbumuna mu maho, ariko nyemera aya masaha data mwiza, utugirire neza cyane nyir'ingabo. Witeka Mana nsengera. Tuza tugera ahangaha igihe wanyoboraga nasanze uri kumwe n'abana. Ese bariya abana bose ndi kubona hano muri abana na baba mu gipangu, turi mu gipangu kimwe, ni abaturanyi. Abana mwaje mukansuhuza. Muze bose Muzisha musuhuza umusuhuza ngwino ngwino nawe ngwino ni muto. Mwana bite? Byiza. Ungerijwe bite? Byiza. Amakuru Meza. witwa nde? Bosiko. Uyu se ninde? Ndabwire. Ni iki cyane tate wawe? Ni tate wawe. Murabana? Ubaje kumusura. Utuye Kariya. hano hirya. Ni umubyeyi mwiza, ni umukecuru mwiza, muramukunda. Abaha iki? Ibiryo. Abaha ibiryo? Uwo yabibahaye?
mujye musura sibyo. Akana we witwa nde? Ngwino nkubwire, ngwino hano. Witwa nde? Witwa Mutoni? Ufite imyaka ingahe muto? Ntago uyizi? Uriga? Nuriya Bosco wiga? Uyu se ninde? Inde? Begire. Iyo uza kumusura akaguha iki? Ibiryo. Murakoze. Mubyeyi, urabona ko n'abana barakwishimira? Abana baranyishima, burya nta n'umwana unyanga rwose muri karitsiye, nta mwana wanyanga, singiye kubeshya. Abana ngewe mbona mbese nge naburabuze nti mubayera mu bakunda mugisha nzabona, ariko mu bana yera nzagiremwo 1/2 cy'umugisha w'abana. Muri make uri kumwe n'abantu bumva wishimye? Manishimye rwose, bibaho nge ntago iyo ndi kumwe n'abana banumva nishimye nanezerewe. Kuko burya umuntu uzi umuntu umwana agusanga kuvugisha ati waramutse umeze gute, burya bari byiza cyane. Ukuri. Abantu mudukurikiye muri kubona n'abana babaje kumusura, baragira ati baduhaye ibiryo, no kwimurika dufasha n'umubyeyi. Nge nawe icyo twatanga nzi ko cyo cyamara. Ni ukuri ndabinginze kandi nzi ko kubera Imana bizashoboka, ndabizeye cyane. Wowe uri kundeba wakozwe ku mutima n'iyi nkuru, gerageza wishyire mu cyimbo cyiwe, kuko urumva ni uburwayi yagize ari umwana w'imyaka 12, aho yagize ati ninde wari kuntereta ameze gutya, ninde wari kunyemera. Ibaze we mukobwa, ibaze we musore ari wo umeze gutya. Nukuri uyu mubyeyi tugiye icyo tumukorera kandi bizagira akamaro. Mubyeyi, ndabumva kuri murakoze. Yego Kandi mukomeze kwihangana cyane, kwihangana nibyo bya mbere, ariko Imana irabikora. Imana iranabizi. hariyo kandi ngo urasenga. Okay, ngasengera bari abantu badukurikiye. Witeka mwa Imana yacu, turi imbere yawe data mwiza, turi imbere yawe, turi imbona mu maho, ariko nyemera aya masaha data mwiza, utugirire neza cyane nyir'ingabo. Witeka Mana, nsengeye abashyitsi bageze ahangaha nyir'ingabo, ndabasengeye mu izina ryawe, ndabingiye. Tuza tugera ahangaha igihe wanyoboraga nasanze uri kumwe n'abana. Ese bare abana bose ndi kubona hano muri abana na baba mu gipangu, turi mu gipangu kimwe n'abaturanyi. Abana mwaje mukansuhuza Umusuze bose. muzishamwe musuhuza. Umusuhuza ngwino. Ngwino nawe, ngwino muto. Mwana bite? Byiza. Ngerijwe bite? Byiza. Amakuru? Meza. Witwa nde? Bosco. Uyu se ninde? Begire. Ni iki cyane nitate wawe? Nitate wawe. Murabana? Ubaje kumusura. Utuye Kariya. hano hirya. Ni umubyeyi mwiza, ni umukecuru mwiza, muramukunda. Abaha iki? Ibiryo. Abaha ibiryo? Uwo yabibahaye? Mujye musura sibyo. Akana we witwa nde? Ngwino nkubwire, ngwino hano. Witwa nde? Witwa Mutoni? Ufite imyaka ingahe muto? Ntago uyizi? Uriga? Nuriya Bosco wiga? Uyu se ninde? Inde? Begire. Iyo uza kumusura akaguha iki? Ibiryo. Murakoze. Mubyeyi, urabona ko n'abana barakwishimira? Abana baranyishima, burya nta n'umwana unyanga rwose muri karitsiye, nta mwana wanyanga, singiye kubeshya. Abana ngewe mbona mbese nge naburabuze nti mubayera mu bakunda mugisha nzabona, ariko mu bana yera nzagiremwo 1/2 cy'umugisha w'abana. Muri make uri kumwe n'abantu bumva wishimye? Manishimye rwose, bibaho nge ntago iyo ndi kumwe n'abana banumva nishimye nanezerewe. Kuko burya umuntu
uzi umuntu umwana agusanga kuvugisha ati waramutse umeze gute byaba ari byiza cyane. Ni ukuri. Abantu mudukurikiye muri kubona n'abana baba baje kumusura baragira ati baduhaye ibiryo ni ukuri muri ko dufasha n'umubyeyi. Njye nawe icyo twatanga nzi ko cyo cyamara. Ni ukuri ndabinginze kandi nzi ko kubera Imana bizashoboka. Ndabizeye cyane. Wowe uri kundeba wakozwe ku mutima n'iyi nkuru, gerageza wishyire mu cyimbo cyiwe kuko urumva n'uburwayi yagize ari umwana w'imyaka 12 aho yagize ati ninde wari kuntereta ameze gutya, ninde wari kunyemera. Ibaze we mukobwa, ibaze we musore ari wo umeze gutya. Nukuri uyu mubyeyi tugiye cyo tumukorera kandi bizagira akamaro. Mubyeyi ndabumva kuri murakoze. Yego Kandi mukomeze kwihangana cyane, kwihangana n'ibyo bya mbere ariko Imana irabikora. Imana iranabizi. hariyo kandi urasenga. Okay, ngasengera bari abantu badukurikiye. Witeka mwa Imana yacu, turi imbere yawe data mwiza, turi imbere yawe, turi imbumuna mu maro, ariko nyemera aya masaha data mwiza utugirire neza cyane nyir'ingabo. Witeka Mana, nsengeye abashyitsi bageze ahangaha nyir'ingabo, ndabasengeye mu izina ryawe. Ndabingiye data mwiza batereye umusozi bamanuka undi, wababanye nawe data mwiza, wabarinze mu rugendo rwabo, wabarindiye mu muhanda bagende mu byuma bitavuga bitanareba bitagira n'amatwi, ariko wowe wabumviye data mwiza wabagendesheje. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwa Imana yacu rero ncibuka imbere yawe data mwiza, ngende umujakazi wogayitse, ndi n'umunyabyaha imbere yawe, ariko nkwikubise imbere ngo Mana, mbere na mbere umbabarire, unyeze untunganye, amaraso Yesu atubonekeho, imbaraga zawe zitubonekeho, hagaragara icyuho cyane, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwa Imana yacu cyo namaganye imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abaranye, imbaraga z'ibitega n'amahembe, ibyo batega byose ndukanye mu izina rya Yesu. Ndahamagara Imana n'umwuka wera gwabane natwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwa Imana yacu ni neza, mbasabiye umugisha wa Mana we, sabye umugisha mu baturanyi no mu bavandimwe, sabiye umugisha w'abantu bawe data mwiza ugejeje ahantu ni ubwa mbere bakandagiye kuri uyu mudugudu, ariko ndabasengeye mbasabira umugisha, mbifuriza amahoro mu rugo rwabo, mbifuriza Mana mu babyeyi babo no mu bana babo. Sabye umugisha mu rugo, kubagire neza, ryashyirwe hejuru. Kandi mwa Imana cyane neza, twe gutandukana ku bw'umubiri, dutandukane ku bw'umubiri, ariko ku mwuka duhure mu izina ryawe. Uri Imana nzi, muri Imana y'amahoro. Sengeye n'abari hirya no hino, sengeye igihugu cy'u Rwanda data mwiza, gisabiye uburinzi, gisabiye kugira ngo Mana ubahe umugisha nabo, abari mu mpande zitandukanye, abari kwa muganga Mana nyir'ingabo mu bitaro bitandukanye, hari abameze nkanjye, hari abacica amaguru, hari abakambakamba, abo ndabasengeye Mana ngo bagirire neza. Hari n'ababyeyi bagiye kubyara nyir'ingabo, ubarindire kuri amaseta data mwiza, ubahe impinja nzima nyir'ingabo, kandi nabo bagaruka ari bazima Mana, tuzajya dushima amashimwe yawe. Nyemera data twese Mana, unyambike igitinyiro cyawe, unkoze ikara ku munwa Mana yo kukuvugira no kuguhimbaza nyir'ingabo. Mwa Imana ugira neza bugacya bukira. Uri Imana nzi, muri Imana y'amahoro, uri Imana ifite utwari mu gusenga, izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen. Amina. Umubyeyi amaze kudusengera, njye nawe njye wakoze ari amasengesho dusengera, turayishimiye. None mwe mudukurikiye, iyi nkuru mwayumvise, muri bwisobanukire, murasobanukirwa, uretse kugize icyo akuramo, kandi nzi ko bafite ubumuntu ari benshi. Ikindi kintu nabisabira ngewe, uwo umaze kureba kino kiganiro, kanda subscribe, kuri like na share na comment. Comment zanyu ziradufasha. Murakoze.